Abana mwatsinze ibizami n'ababyeyi mwatsindishije abana mbafitiye ubutumwa. Mwari muzi neza yuko ko igihugu cya Qatar nicyo cyonyine gifite umuganga ufite abantu arebera bakeya ku isi. Abafite umuganga umwe akagira abantu 77, hagati ya 70 na 72 arebera ku isi. Umuganga umwe hano no muri Amerika ahangaha umuganga umwe arebera abarwayi cyangwa abanakurikirana bageze hafi ku 2,000 ku baturage 100,000. Abana rero mwebwe mwatsinze ibizami n'ababyeyi mbafitiye ubutumwa bukomeye cyane, kandi muze kumva iyi video mwitonze kandi muzahitemo neza, mutahitishijemo n'amarangamutima ahubwo mwitishijemo n'indangagaciro. Ni nayo mpamvu iyi video irize kubafasha kugira ngo mwongere mutekereze, abana n'ababyeyi mwongere mutekereze neza mwicarana n'abana banyu. Ndababwiza ukuri, ari ibintu twiga tukabyiga tubiyoboyemo gusa n'amarangamutima, akaba n'ibintu twiga tukabitinya cyangwa tukabigiraho ubwoba, kandi ari byo byakagombe kudukirira akamaro. Ubwo rero muri iyi video ngiye kubabwira, wowe mubyeyi, wowe umwana, muze kwicarana nukuri. Reka nemere mvuge ko mbahaye devoir, mwicarane uburyo bwo guhitamo neza. Rero ayo masomo umuntu ashobora kwiga kugira ngo mugire akamaro nayangaye ngiye kubabwira ngaha. Muraho bavandimwe badusangire, ni Costa ngaha. Abana mwatsinze ibizami, Uwiteka ashimwe cyane. N'ababyeyi nukuri tubahaye impundu, kuko muba mwakoze ibintu bikomeye cyane. Biragoye ko abana batsinda ababyeyi batabigizemo uruhare. Ibyo ngibyo ni ibintu biri obvious, ni ibintu biba byumvikana. Ariko gutsinda ni intangiriro y'icyo umwana azakora cyangwa icyo ashaka kuzaba. Muraza kumva muri kiganiro ndimo kumvuga ahangaha, bamwe muri mwebwe muravuga ngo ese abantu bose bakwiga bimwe. Akenshi tukunda gutekereza by'abantu bose tukibagirwa ko abo bantu bose sibo twebwe. Buri umuntu ku giti cye, haranira ibyawe. Muribuka ko iyo abantu kera twagiraga computer ziriya zifite inyonjo ndende inyuma. Ese ziracyahari? Abari bazifite ziri hehe? Kubera iki? Kubera ko byarahindutse. Kera twashaka kugira antivirus iriya ituma computer yawe itagira amavirusi, gutyo tukagenda tukagura CD. Ubu ngubu ntago bikibaho, bisigaye bikorerwa hehe? Kuri online. Mwumve hano ndimo kuganisha kugira ngo mwebwe abana n'ababyeyi muze kumva ibyo nza kubagiriraho inama, ibyo abana bagomba kwitaho cyane kwiga, kandi mukanabishigikiraho, mukabashigikira ku buryo bukomeye cyane cyane buri bwa morale no kubateza imbere. Rero ibyo ngibyo ni bihe. Impamvu nazanye ibyo ngibyo ni uko ibintu bya technology birahinduka buri gihe. Kera twajyaga kureba YouTube ukajya kuri computer kugira ngo ubashe kureba YouTube, ariko ngubu urayirebera kuri telefone yawe. Ni ukuvuga ko bari abantu mu masibere amafaranga ntago bakiyabona cyane nk'ukuntu bayabonaga. Ibintu bya technology byarahindutse, ariko hari ikintu kimwe kitazahinduka. Nubwo hazamo technology bazakenera umuntu ukoramo. Icyo ngicyo ni ikintu kigendana n'umubiri wacu, kumenya ibintu by'umubiri wacu, ariho ubuganga. Abana murangije muharanire kwiga science, cyane cyane biology. Sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda. Namwe muri Burundi ndabizi ko dufite abantu badukurikira Burundi ni Masaka, Uganda. Dufite abantu badukurikira n'Imbarara badukurikira. Ndashamba bwire yuko ko ndabasaba mukangurane, mukore timu, umubyeyi n'umwana, kugira ngo muganire ukuntu umwana ashobora kwiga biology. Biology irakenewe cyane, na technology izabaho izahindura biology kuba biology. Technology izaza ije kuyunganira. Natangiye mbabwira yuko ko
abaganga ni abantu bakenye cyane, ni abantu bakenewe cyane mu isi kurusha iyindi mirimo yose ushobora gutekereza. Nababwiye urugero rwa mbere, igihugu cya mbere ku isi gifite umuganga nibura ufite abantu bakeya arebera ni igihugu cya Qatar. Ni agahugu gatoya cyane, gakize cyane, biranumvikana, kakagira n'abaturage batari benshi cyane. Iki gihugu cyitwa cy'igihangange tubamo cy'Amerika, abaganga barakenewe cyane cyane cyane. Mu baturage umuganga umwe abarirwa abarwayi cyangwa bakurikira 2,000 birenga. Mushobora gutekereza noneho 2,000 birenga nakora rendezvous, ujya gukora rendezvous kwa muganga bazamuha rendezvous ya ryari? Akenshi baguha rendezvous y'ukwezi kumwe, y'amezi 2, y'amezi 3. Kereka nimba ari urgence, bitari bya urgence byo kubona umuganga biba ari ibintu bigoye cyane, urategereza igihe kirekire. Ni wacu nkunda kubwira abana cyane, ni nawo mpamvu ari umwana twashigikiye wiga Ishogoye i Muhanga. Impamvu twamushigikiye uwo mwana w'umukobwa nuko yiga mu bintu bya biology kandi afite intego yo kuzaba umuganga. Gutinyuka rero ukiga ubuganga ari ukuntu umwana yajya avuga cyangwa umubyeyi nimara ngo usanga tudatekereza tukavuga ngo none se abantu bose baziga ubuganga. Ibyo ngibe ntago bikureba, reba wowe iby'umwana wawe, kandi umwana wawe ntago yigira abandi cyangwa ntago ahitamo section ngo kubera abandi, ahubwo tubayobore batangire kwiga biology ubu ngubu, kuko biology ifungura amayira kugira ngo umwana azabashe kugera ku kintu cyane cyane kigenda n'ubuganga. Murabizi neza yuko iwacu si ni iwacu honyine, nina ushobora kurangiza muri computer science ikunda kuvuga cyane, usanga umuntu wese akubwira ngo computer science bakibagirwa yuko ko muri iyi minsi kubera ama software yasigaye abaho, ibintu byose bisigaye bikorerwa ku buryo bworoshye kuri internet. Hariho n'umuntu ushobora mbere yo kukujyanira wowe ngo umukorere icye umurebere computer science cyangwa ibiki, arabyikorera. Ni nako bigenda bihinduka uyu munsi. Iyi ordinateur yanjye mfite ahangaha si ngombwa ko kugira ngo ngewe mbashe gutungana cyangwa ibashe kugira icyo kibaye tuvuge nshaka gukora ama virusi cyangwa iki. Si ngombwa ko umuntu nyishira umuntu ngo ayindebere cyangwa iki. Oya, ndayiprograma, namara kuyiprograma buri joro cyangwa buri munsi runaka bikicleaninga. Kubera ko abantu bari mu gukora ama programa, abantu rero izo programe zikaba ziri ku isoko kandi online, abantu rero babikoramo baragabanuka. Ariko umuganga mu babyeyi mwe munyumva hangaha, ndabwira cyane cyane abana batsinze, wa mwana watsinze we uza kumva iyi video, ndabizi ko benshi mudukurikira ari, hitamo neza. Ni umwanya wawe wo guharanira kwiga biology. Kwiga biology ugerageze uburyo bwose, uzareba aho ngaho abantu barangiza ubuganga biragoye ko bashoma, ndetse nubwo bavuye mu gihugu cyacu cyangwa bakajya handi cyangwa n'ahandi, abantu babaganga, umuntu w'umuganga, umuntu wabashe gushora ubwo ibyo yize bigendana n'ubuganga ahanga mu mutwe, ahantu hose agenda abasha kubona akazi. Ni ubutumwa nashaka kuzana kuri uwo mubyeyi uri aho ngaho ufite umwana. Ni umwanya wo kwigira inshuti cyane n'umwana wawe, ukamuherekeza muri urugendo. Abantu baba muri bihugu badukurikirana cyane cyane muri Amerika, Canada n'ibihugu by'i Burayi bafite ubutumwa nzabubabwira kuri video y'ubutaha. Ariko icyo mbasaba nuko mwebwe muri aho ngaho muza kumva video iwacu, amanota yasohotse, mwige biology. Sinarangiza ntabwiye abantu rero abana batsinzwe. Wa mwana watsinzwe we ntabwo ari umwisho, ntabwo ari imperuka y'isi, ahubwo nigiye cyo guharanira noneho kugira ngo ubashe kugera ku kintu utigeze ugeraho. Ubu ngubu nusubira mu ishuri ukadubura
ubwenge bwawe ubwonko bwawe uzagenda bwibuka byinshi cyane kurusha n'umuntu mushasha waje. Kuri ibyo ngibyo bivuga iki? Hari avantage nyinshi uzaba ufite kurusha umuntu mushasha. Niyo mpamvu nagukangurira nawe, ndagukangurira iga biology, itegure kwiga science, kandi wigane ishaka. Utumva ari amajwi akubwira ngo birakomeye, biragoye, uwo ngo ni satani, nuko ameze, niko akazi ke. Numuhe rero umukoro, numuha akazi kuko nunamuhemba, mureke. Wumva ijwi ryiza riguha inzira nziza, ari ijwi ry'Imana, kuko Imana iyo itanze imbaraga igatanga ubwenge, ni ngombwa tubukoresha, kandi tukabukoresha tunonezi neza yuko ko umwana satani atabyishimira, ashobora kuza ashaka uburyo aducira amayira cyangwa adutekuraje. None wowe wasibiye wicika intege, ahubwo hagurukana imbaraga kugira ngo wige science, iby'umwihariko biology. Nkomeza kuvuga biology ahangaha kubera ko njyewe sinagize amahirwe yo kwiga, nubwo nkora mu bintu bya sante, ariko nari kwifuza kuziga ibintu medicale, ariko kubera ko ntiteguye kwiga biology kuva kera, sinanabonye n'umuntu ushobora kungira inama nk'izi ngizi. Iyo nari kuzibona wenda nari kwiga biology kandi nkayitaho, ariko nahise ngenda mu bintu bigendana no kwirinda indwara. Nibyo bintu nize, ni nabyo bintu nkoramo. Nguko rero wowe watsinzwe, utabashe kubona amahirwe, nawe umubyeyi ufite umwana watsinzwe, si umwanya wo kumuvuma, si umwanya wo kumwita igicucu, si umwanya wo kumugaya, ni umwanya wo kwicarana nawe kugira ngo abashe noneho guhagurukana imbaraga. Ubutaha azatsinde neza kandi akiga ibintu, yitegura kuziga ibintu bizamufasha mu buzima bwe. Murakoze rero, mwibuke gukora subscribe ahangaha kuko ari amavideo n'inama nyinshi tuzakomeza gusangiza nyanga kuri dusangire. Uwiteka barinde, dukomeze tugirane urukundo, tugirane n'ubumuntu, kuko nibyo bigize twebwe twagira ubumuntu n'Imana. Uwiteka barinde. Nawe utaha.